Egerayo. Biremewe kuko yaje biremewe kuko egerayo ndekura ibisambo nabibonye ibisambo nabibonye ndekura jana ku ruhande umugore wawe ariko bayo nkubwire twanyana byembe ndategetse mu izina Chenzo umuhati kubyaba ihangane uri gukubita umugaragaro ntago uzi ko kwihanira bitezera hangije butobare ntago tujya kwica umugore wawe ariko kumufata ubundi byagenze ni ukuvuga ngo hari mu gitondo saa 10 umugabo arabyuka amaze kubyuka arambwira ati wari uzi ko za nka naziri mu kiraro imba ndabyutse tugezemo dusanga inka zagiye dukurikirana ahantu zanyuze turahabura tumaze kuhabura ariko tukabona ibirenge ko tukabara ahantu zarengeye bo habaye nka saa 9 za mu gitondo abaturage bamaze kuhagera ntago ari twe gusa n'abaturanyi barazibamarije barazibibye nukuvuga ngo iki kibazo cy'inka gihora kivuka mu isantere noneho umugabo ndamubwira ati noneho duhebe natwe nkuko bari abahebye nibwo nahamagaraga umumama w'umushuti wanjye ndamubwira ibibazo byambayeho ahita ampa nimero z'uyu muganga ubonye ageze aha amaze kuzima ahita ambwira ati ibyo ndagutegeka urabikora ndamubwira ati rwose muganga pfa kubona inka zanjye ebyiri njewe ibyo urantegeka byose ndabibona akanagasuzuguro muganga arambwira amategeko arambwira ati ningende mpagarare mu kiraro izo nka zavuyemo n'umugabo wanjye turahahagarara pe umugabo wanjye n'uyu nguyu turi kumwe njewe turi kumwe nta nubwo matugu kumwe witwa nde wowe njewe nitwa Uwase Jori njewe nitwa Kamari Focus ni we nyururugo nije nyururugo ese ko abantu bari kuhakubitirwa ndebe ibintu byakomeye ubundi kibazo nyirizina okay wari ukomeje utubwira ariko nibwo nagihendaga n'umugabo ariko umugabo akambwira ati ibintu ntago bibaho wa mugore warasaze ndamubwira ati reka twizera amahirwe nibitemera ubwo duhebe turagenda duhagarara hariya mu kiraro tumaze kuhahagarara habaye nka saa 5 turamubwira ati se muga turagumya tuhahagarare aratubwira ati mwebwe ni muyore amasi muyafate mu ntoki yaho ngaho izo nka zanyu zabaga twagiye kumva twumva umwuka uraduhuye umwuka umaze kuduhuha nibwo twagiye tukubona tubona uyu muganga araje abageza abatugezeho nibwo twamuherezaga yamase tumaze kuyamuhereza ahita tubona bino bisambo byacu bigeze aha ngaha tubona bigeze aha n'inka zacu dore ziraje mwoka byaramwe nubwo wantutse ngo nubwo wankubitaga ngo nimfata abantu ntaga gahinda nawe urabizi wa mugabo kwanera ntago ari byiza ntaho byemewe nanjye no mpamvu uko nandi kumufata wagumya kwihanira turabashira mu babashinzwe abahane ariko inka zacu ubwo tuzibonye Imana irakoze uza abantu bahebye hano bahebye muganga ndamwemeye rwose ubundi bibintu ntago numvaga ko bibaho ntago twumvaga ko bibaho rwose mu byumve pe ntago twumvaga ko ibintu bibaho ahubwo ngenda tunguwe cyane nanjye ndatangaye rwose ntabwo tubonye ukuntu aje vuba abantu babirebaga mwamuhaye ibingana iki kugira ngo agere aha ngaha muri buriya buryo ni ukuvuga ngo ubu tuvugana aduhaye
aduhaye abajura inka zacu ziragaragaye pe nge yambwiye ati icyo ndi bugusabe uragitanga nge kubwanjye kuyanjye amahirwe numvaga ko bitari bubeho ariko mu by'ukuri ibyo bari budutegeke turabitanga ntarayadutegeka ko ntago baradutegeka no mu mbavu hose biri kutujombagura gutobora mu mugongo we biri gutobora mu mugongo muganga we biri gutobora mu mugongo agatuza karasana we yewe muganga tubabare duhora ntabwo tuzongera duhora nukuri ntabwo tuzongera kwiba n'abandi basambo bose turagenda tubagira inama we tuzababwira ntabwo bazongera kwiba ntabwo uzongera kwiba urebera ko bakuramo ibintu urebera ndekura abantu banyu reka tugusuze wa mugabo muraho murakomeye wakwita nde wo kabyara ni Dr. Onyango yego umunyarwanda ngewe mfite ubwenegihugu bwo mu Rwanda ariko ntabwo ndi nkomoka mu Rwanda ubwenegihugu nabubonye mu Rwanda iwacu ni muri Tanzania mu Karagwe k'Abahinda yego byagenze bite hano ko tuhageze tubona ibintu byako natabajwe n'umuryango wibwe inka bambwira ko bagize ikibazo cy'uko bibwa amatungo mbabwira ibyo bagomba gukora bo barabizi ngewe ndi umugabo ugarura ibyibwe ku manywa kandi nge ngarura ibyibwe mu minota 9 ntabwo ntegereza ngo ibyawe biragaruka wampaye ibyawe iminota 9 ibyawe biba bigarutse nge ngarura ibyibwe ndo muvuzi gakondo mvura n'indwara zisanzwe ntabwo ari ukugarura ibyibwe gusa mvura ibyo bita inyatsi ibirozi ibitegano ibitega ababuze urubyaro oya ntabwo mbarekura ubu ngubu nishuriza abantu bambuwe kuguriza umuntu amafaranga urabyumva kuvuga turaganira dute abantu bari kubabara barababara mbanze mbarekure n'ibyo mushaka se mbarekuye ntabwo nshobora kurekuza abantu ba nyir'ubwite bibwe batambwiye ngo mbarekure none se urumva abantu batabangamiwe ibyo bantegeka ba nyir'urugo bibwe inka nibyo nkora jewe niba byemera ndabarekura niko mwabana umwe none se turakomeza tuganira abantu bamerewe nabi kuriya aba basambo urebye umuntu yaba wenda abaretse ariko rwose mbona uyu mugabo binakoze birahagije nanze ko ibi bintu byacu byagaruka babibye biragenda bite uzi ukuntu bimeze se ukuntu byagenda uyu abasambo turababonye sibyo ibi bisambo rero babijyane ku rwego rushinzwe guhana ibisambo ni ukuvuga ngo ntago twari twakabonye ikimenyetso cy'ahantu bahanira ibisambo nk'ibi ngibi ariko noneho turahabonye unundi wese yabikenera yamubwira rwose mwoka byaramwe nge ndumiwe ndatunguwe none se turagumiza tuganire ko dufite byinshi byo kubabaza bari abantu bakiri hariya banataka kuri hoya bababaye urabona ko imbaraga zabakubise pe bashatse banakigendera cyangwa mugahamagara inzego z'umutekano zikabajyana aba bantu ba nyiri rugo bati nta kibazo bitwaye kuba wenda abantu baba bari kuva babyemeye bakemera n'ibyo dusezerana kumba narekura abasambo babo nkabakuraho amahembe bakigendera niba mwemera kubarekura niba muhamagara inzego ariko muga abantu baravuze bati imbabazi zatangwa nta kibazo abantu imbabazi zatangwa iyo bemeye ko tuzibaha turazibaha niba bashaka ko ubuyobozi buhagera nabwo barahagera tukabashikiriza inzego zibishinzwe iyo bemeye ko tubarekura bakama ibyo nabasabye ariko bavuze ko nta kibazo rwose mbarekure mborohereze dufite ikibazo abantu barimo bataka hano yego abantu mutabari mbarekure byakomeye barekure ndategetse ndetse mu izina rya Nirugurirwa ndategetse aba bantu ntabwo bongera kurira sa nk'ubarekuye ndaborohereje nta wongera kugira ikibazo ikiba gisigaye rero ubu nta kibazo bafite nta kibazo bafite ariko ntago bashobora kuva ahangaha barahava ari uko ntegetse muraza kumbabarira ngiye kumera nkaho mbabajije ibibazo byinshi dore n'imvura iraguye ibintu ni hatari ariko ndabanza mbabaza ibibazo icyambere na mbere umuntu yahera ku bikoresho mufite hano mwavuze ko mwitwa ngira ngo ni Dr. Onyango wenda watubwiye ko inkomoko yawe ngo ari muri Tanzania ariko duhere ku bikoresho ufite hano ibi bikoresho mfite rero aka nakabita
agatazi kakayayana aka niko nkoresha